Actually, sport is a very uniting factor, and as RGL, we believe in the concept of working together. And so, sport being a unifying factor, we've started this journey with Rayon Sports so that we can work with them, enhance our visibility, and also demonstrate our partnership in supporting Rayon Sports becoming the club of Rwanda. The contract is a one-year contract, and the support is financially based, and the partnership is around us partnering with the Rayon Sports to showcase our services and also to use the platform of Rayon Sports to demonstrate our working together and spread the message across the Rwandan country. RGL is a professional service provider in the security industry. We've been here from 2010 to date, and we are proud to be one of the companies that is working along in compliance with the new laws that are coming up in Rwanda. And RGL is a company for the people, so is Rayon Sports. So our partnership is based on two people who are looking at putting the people first, and that is why we are coming together to work together with Rayon Sports. Nibyo murakoze cyane, tumaze gushyira umukono ku masezerano y'umwaka umwe y'ubufatanye hagati ya Rayon Sports cyangwa se Association Rayon Sports ndetse na RGL Security Company Limited. Ni amasezerano nk'uko nari mbivuze azamara umwaka umwe, aho tuzajya twamamaza ibikorwa bya RGL Security Company, then nabo bakaduha amikoro. Ni amasezerano twaganiriye gihagije, tubiganiraho hagati impande zombi, biza kurangira rero tuyemeranyijeho. Rero ni amasezerano tuzamamaza RGL Security Company kuri jezi za Rayon Sports iburyo, ku kaboko k'iburyo, ndetse usibye n'ibyo tuzabamamaza ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sports, tuzabamamaza muri stade mu gihe tuzaba twakiriye imikino, ndetse tuzabamamaza no mu buryo bwo kugera mu bakunzi ba Rayon Sports, aho twifuza ko ibikorwa by'iyi company abakunzi ba Rayon Sports ndetse n'abakunzi ba sport muri rusange babigira ibyabo, kubera ko ni company ikora ibikorwa bya security, irifuza ko yagura ibikorwa byayo binyuze mu bufatanye twagiranye uyu munsi na Rayon Sports, kandi ndizera ko abakunzi ba Rayon Sports bazabigira ibyabo, bakayiba hafi tukayifasha kugira ngo umwaka umwe twasinye nurangira tuzabe twakongera n'indi myaka iri imbere. Baje muri siporo kugira ngo bafashe siporo kwaguka, gutera imbere, bafashe ekipe ya Rayon Sports nk'ibisanzwe kugira ngo ikomeze yaguke ibe ekipe ikomeye. Twumvikanye amasezerano y'umwaka umwe kugira ngo tubanze dukore turebe igishoboka, ariko harimo ingingo ivuga ko dushobora kuyongera tugakomeza mu gihe byaba bigenze neza tubyumvikanyeho. Hari impamvu nyinshi, ari nayo mpamvu dushishikariza, ariko iya mbere nuko ibikorwa byabo abareyo babigira ibyabo, abasportif babigira ibyabo, services batanga zirasobanutse n'iz'umutekano, abareyo bakabigira ibyabo, abakunzi ba sport bakabigira ibyabo. Nyuma y'umwaka tuzongera twicare turebe umusaruro wavuyemo mu masezerano, tugene gukomeza cyangwa se, ariko igihari nuko nabo they are here to stay, barahari nubwo ari umwaka umwe mu masezerano, ariko hari icyizere ko tuzakomeza.